kugira ngo icyerekezo cy'iterambere 2020 u Rwanda rwihaye kigerweho, hagiye hashyirwaho za gahunda zinyuranye zigamije gufasha kugera kuri iyo ntego. Urugero ni nka gahunda y'imbaturabukungu no kurwanya ubukene mu Rwanda EDPRS ya mbere yatangijwe mu mwaka wa 2006 y'imyaka 5. Birumvikana ko ibikorwa remezo biza kwisonga mu gushyira mu bikorwa EDPRS ya mbere, kuko bidahari intego EDPRS ya mbere yihaye zaba ari nk'umugani. Ni nayo mpamvu Minisiteri y'Ibikorwa Remezo yakoze ibishoboka byose kugira ngo ikomeze kongera no kubungabunga ibikorwa remezo byo mu nzego z'ingenzi ishinzwe, arizo urw'ingufu, urwa transport n'urw'amazi n'isukura. The accent has always been on a priority on energy. Twibanze cyane kubirebana n'ingufu, amazi, ibijyanye na transport, cyane cyane imihanda. Mu rwego rw'imihanda hari umubare munini w'imihanda yakozwe. Niyo wareba muri Kigali yonyine, mbese hari byinshi usanga byarakozwe muri EDPRS ya mbere. I've just come from Butare. There was quite a number of roads which have been improved. Nturutse Butare mu kanya, naho hari imihanda myinshi yubatswe. Mbese urwego rw'imihanda rwageze kuri byinshi, nko mu kubaka imihanda ya kaburimbo hirya no hino mu gihugu. Mu rwego rw'ingufu hari imishinga myinshi. Twashakaga guhangana n'ikibazo cyo kutagira ingufu zihagije, bikaba byaratumye dutangira kubaka ingomero z'amashanyarazi kugira ngo twongere izo ngufu. Turindiriye kuzura k'urugomero runini ruzaduha megawati 28. Nyabarongo ya mbere yatangiye muri EDPRS ya mbere, ikaba mu gihe gito mu kuboza uyu mwaka cyangwa se intangiriro z'utaha izaba itangiye gukora uburyo izo ngufu za megawati 28 ziziyongera kuzisanzwe mu gihugu. Hari kandi n'ingomero ntoya nyinshi zubatswe muri EDPRS ya mbere zizamura ubushobozi bwacu mu by'ingufu. Mbese hari imishinga myinshi mu rwego rw'ingufu. Hirya no hino mu gihugu haboneka ubuhamya bushimishije bugaragaza ko EDPRS ya mbere yahinduye bigaragara imibereho y'abaturage. Urabona umuhanda ukomeze, umuhanda ugera kaburimbo Temata, ukagera Ikibeho. Ubu turashobora guhahirana muri iki gihe, ariko mbere byari ibyacu twihingiraga, kuko ntabwo abantu bari kugenda, ntibari kubona, nta n'imodoka zanagendaga. Turahahirana na Nyamagabe, turana za Kibeho, za Butare. Ubu kujya Butare biroroshye kubera umuhanda. Ibintu by'amashanyarazi twumvaga ari nk'igitangaza. Kubona ujya mu nzu ugacana mu cyaro hano, bwa mbere twe twumvaga ko bitazanakunda, ngo nta rezo y'amatara ihari, kubera uko twabonaga hameze. Kwiyongera kw'ibikorwa remezo binyuranye byazamuye ubukungu bw'umurenge wa Nduba uri mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali. Nduba nta mihanda yari ifite kuva imihanda yatangiye gukorwa 2008. Uduhanda yari amayira abaturage aho banyuraga, ariko 2008 nibwo imihanda yatangiye gukorwa. Umuhanda uva Nyacyonga ukaduhuza n'umurenge wa Rutunga na Kaje vuba, aza gukorwa umuhanda uduhuza n'umurenge wa Bumbogo mu Izindiro ugakomeza ukajya muri Free Zone. Akaba n'umuhanda uduhuza n'intara Majyaruguru, akarere ka Rulindo, ahantu bakunda kwitwa Marenge. Akaba n'umuhanda uduhuza n'umurenge wa Bumbogo. Ibyo byose hari icyo byafashe mu baturage bacu mu iterambere. Mu gihe cy'imyaka 5 EDPRS ya mbere yahawe rero, ni ukuvuga hagati ya 2008 na 2012, zimwe mu ntego z'ingenzi u Rwanda rwari rwihaye kugeraho mu rwego rw'ingufu ni nko kongera umubare w'abaturage bakoresha amashanyarazi, kongera urunyurane rw'ibitanga ingufu ndetse no kwihaza mu ngufu. Hari mu by'ukuri ibyagezweho, hari megawate ziyongereyeho. Ubu igihugu kiragera ahagana muri megawati 110, cyaravuye kuri megawate zigera kuri 34. Ahangaha biragaragaza ko mu by'ukuri hari intambwe yatewe.
mu rwego rwo kongera umubare w'abaturage bakoresha amashanyarazi. Minisiteri y'Ibikorwa Remezo mu rwego rwa EDPRS ya mbere yari yihaye intego y'uko hagati y'umwaka wa 2011 na 2012 nibura ingo z'abanyarwanda bafite amashanyarazi zaba zigera ku 270. Kugeza mu mpera z'ukwezi kwa gatandatu kwa 2012 izo ngo zarenze 308, bivuga ko uwo muhigo Minisiteri yawugezeho ikanawurenza. Ubu kugeza ubu aho mboneye amashanyarazi sigaye amafaranga nakoreshaga muri peteroli mbona nta na kimwe cya katanu. Twakoreshaga telefone buri munsi tukaja tuyishariza ku note y'ijana, ubwo nabyo ntari kigenda na rimwe. Mbona no mu bucuruzi mu byo twakoraga tubona bitagenda, ubu biragenda cyane kuko ndi guteganya kugura n'agafirigo kugira ngo nje ntanga akantu gakonje kakanyobwa. Aho amashanyarazi agereye hano mu Kinzizi ububaji bwanjye bwateye imbere cyane, bitewe nuko mbere yuko amashanyarazi aza nakoreshaga ibikoresho byoroheje nta mashini twageraga, ariko amashanyarazi agereye tugura imashini, turabaza, mbese twiteza imbere cyane, n'abakozi bariyongera, turakora ibitanda, turakora intebe, ndetse dufite na torisudira. Ibyo byose byatuwe n'amashanyarazi ahagereye hano mu Kinzizi. Abamubona hangaha kuri izi mashini n'urubyiruko rwabonye akazi bitewe nuko amashanyarazi aje kwa guhanga imirimo itandukanye. Hari imirimo y'ubucuruzi yahise yaguka, hari imashini zogosha, ibintu bitandukanye. Ibyo nabyo byatumye koko kurwanya ubukene tubigeraho mu baturage igice kinini, imirimo kiyongera. Ibyo rero byajyanye no kongera umubare w'ingomero z'amashanyarazi ntoya. Ubu iyi santarari yagenewe gutanga megawati 0.7 kuva kilowati 200 mashine kuri maximum yayo. Kubera uburyo abaturage batuye aho ngaho basabye ko twaba tubahaye umuriro mu rwego rwo gukorera hose, ubu maximum turi gutanga kilowati 20 muri maximum. No kuvuga mu gihe kibacanye amatara cy'umugoroba. Mu manywa asanzwe kubera ko bicomekwa bari bikeya nkuko mubizi mu rwego rw'amashanyarazi, turi gutanga kilowati 10. Nkuko munsanze aha nk'umutekinisiye w'urugomero rwa Nyabahanga, ni micro centrale ruherereye mu murenge wa Bwishyura, bwo na akarere ka Karongi, cyahoze ari Kibuye. Rukaba rufite ubushobozi bwo gutanga kilowati 200. Bwo n'urugomero rushobora gusapotinga abaturage batuye muri aka gace karwegereye mu kuzamura abaturage mu bijyanye no kuba bose bagerwaho n'umuriro, bakaba nko mu baturage ubu abamaze kugerwaho bavuga ngo bacanye bose abaturage bagera muri 450. Imirimo yo kubaka ingomero nini n'iziciriritse nayo igeze kure. Urebye urugomero rwa Nyabarongo icyo rukora nkuko rwitwa rugomera umugezi wa Nyabarongo, amashanyarazi azavamo azari megawati 28, birangana na 1/4 cy'amashanyarazi dufite mu Rwanda kuri uyu munsi. Ubundi uyu mushinga wari umushinga uzamara imyaka 4, ubu harangiye imyaka 3. Aho bigeze dusigaranye umwaka umwe kugira ngo urugomero rurangire. Aho imirimo igeze nicyo twihaye, tugomba kuzabona imashini ya mbere nibura mu kwezi kwa 12 kuri mwaka. Izo megawati 14 za mbere zikaba zibonetse. Gahunda y'imbaturabukungu no kurwanya ubukene mu Rwanda igice cyayo cya kabiri iratangira mu minsi mike. Ese urwego rw'ingufu rufite izihe ntego z'ingenzi mu buryo bugari? Turiyizeza ko tuzageza muri EDPRS izarangira tugejeje kuri megawati 563. Izo megawati 563 zizava mu mishinga mu by'ukuri igeza ahantu itegurwa cyangwa yatangiye. Kandi mubabwira Karisimbi tubara ko bigenze neza mu nyigo twakoze ko muri Karisimbi ubwabo hava megawati 300. Uriya mushinga wa gazi metano wo mu Kivu ni megawati 100. Ingomero yaba urwa Nyabarongo n'urwa leta, yaba n'izindi dufite muri gahunda zishobora kuzagera kuri megawati 150. Hanyuma tugatekereza no ku ngufu z'imirasire y'izuba
aho duha abaturarwanda batuye kure y'aho insinga z'amashanyarazi zigera, tugereranije umubare w'abantu tuzaziha kugeza mu 2017 nazo zizaba zigera muri megawate zirenga 60. mu rwego rwo kurondereza ibicanwa bikomoka ku bimera no kurengera amashyamba nk'uko byari mu ntego ya EDPRS ya mbere mu rwego rw'ingufu, kugeza ubu ibyo bicanwa bikomoka ku bimera bikoreshwa n'ingo ndetse n'ibigo bicumbikira abantu benshi ku kigero kirenga 95%. Minisiteri y'Ibikorwa Remezo yakomeje gahunda yo gukwirakwiza ingufu za biogaz mu ngo no mu bigo ndetse no gukwirakwiza amashyiga arondereza inkwi n'amakara. Urwego rwa transport rugira uruhare rugaragara mu kugabanya ubukene no kuzamura ubukungu kandi rukunganira bikomeye izindi nzego z'ubukungu. Ibyagezweho mu rwego rwa transport bijyanye na EDPRS ya mbere twavuga nko kuba imihanda muri rusange yaba ya kaburimbo ndetse n'iyitaka, imihanda mpuzamahanga, iya leta n'iy'uturere, iyo yose ifashwe neza ku kigero nibura cya 63% nk'uko byagaragajwe n'inyigo yakozwe muri 2012. Twakomeje kuvugura imihanda ya kaburimbo no kubaka iyindi mishasha ku buryo ngubu dufite nko mu mihanda inyura mu gihugu hagati cyangwa se ari mu gihugu hagati n'iduhuza n'ibindi bihugu duturanye, turarenza ibirometero birenga 1000 hafi na 300 ngubu bya kaburimbo, ariko tutajimariyemo nk'ibirometero byinshi bya kaburimbo biri mu mijyi hirya no hino hatandukanye. Nk'urugero hano mu mujyi wa Kigali dufite ibirometero bya kaburimbo twubatse muri iki gihe, byinshi byubatswe muri iki gihe cya EDPRS ya kabiri cyangwa se ya mbere, ibindi biravugururwa, turengeje ibirometero birenga 300 bya kaburimbo mu mujyi wa Kigali. Ari nako twubatse n'indi mihanda ibindi birometero byinshi bya kaburimbo mu mijyi itandukanye nka Rubavu, ntanze nk'urugero. Rero ariko twanakoze ko dushoboye kose tuvugurura imihanda y'igitaka ibirometero byinshi, ku buryo mbese twataye intambwe ikomeye muri iki gihe cya EDPRS ya mbere. Ariko urebye uko ibintu byari byifashe, wenda ntabwo bamwe nko mu cyaro babona bibagaragarira cyane, ariko byakozwe ni byinshi cyane. Hari imihanda minini hafi yose ni nyabagendwa, cyane cyane ya kaburimbo yo dufite ku kigero cya 95% cy'imihanda myiza. Imihanda dufite ya kaburimbo hafi yose ni misha, iyindi ni myiza, ku buryo dufite ikigereranyo cya 95%. Aho dufite ikibazo kigikomeye ni ku mihanda y'igitaka, aho ubu ngubu imihanda myiza igendamo imodoka nta kibazo igera ku kigereranyo cya 33%. Iyo witegereje santere ya Nyamasheke ubona yarahindutse, ibikorwa byo kwiteza imbere byabaye byinshi kubera umuhanda Nyamasheke Karongi. Mbona waradufashije cyane kuko mbere utarakorwa ingendo zaratushyaga. Muri make nko ku binyabiziga, nabanza kuhera ku binyabiziga byarangirikaga kubera umuhanda mubi, bigacikagurika, umuntu akakoresha cyane. No ku baturage gutega byararuhanyaga kuko nta modoka nyinshi zazaga inahangaha bitewe n'umuhanda mubi. Ariko umuhanda umaze kuboneka imodoka zabaye nyinshi. Gufata neza ibikorwa remezo bya transport cyane cyane imihanda ni inshingano y'abaturage bose. Mu gihe umuhanda wacitse nk'uyu nguyu, abaturage bafite inshingano yo gutanga amakuru kandi bagakora ibishoboka byose kugira ngo ikoreshwa ry'umuhanda rikomeze kandi rigende neza. There's an issue of information. Hari ikibazo cyo guhererekanya amakuru. Ikiraro gishobora gucika, umuhanda nawo ugacika, isuri nayo ishobora gutangira buhoro buhoro ikazangiza umuhanda. Turi gukora uko dushoboye rero ngo tujye dukurikiranira hafi, tubona amakuru avuye mu baturage. Mu gihe hari umuhanda wacitse, umusozi utangiye gucika inkangu cyangwa ikindi kibazo gishobora kuza, tujye dufata ingamba hakiri kare. Mu rwego rwo guteza imbere transport kandi hashyizweho ikiswe One Border Stop Center cyoroshya urujya n'uruza rw'abantu n'ibintu ku mipaka u Rwanda rusangiye n'ibindi bihugu. Mu by'ukuri iyo gahunda ni gahunda muri EDPRS ya kabiri zarangira, iri gukora neza ku mupaka uwo ari wo wose w'u Rwanda, ku
ku mupaka mpuzamahanga wose. Icyiza kirimo nuko bituma abantu bambuka badatigiye kandi ibindi byose byagombaga gukorwa kugira ngo bambuke nabyo byakozwe. Umupaka wa one stop border post ukukora abashinzwe abinjira n'abasohoka bo ku mupaka b'ibihugu byombi baba hamwe, bicara hamwe mu cyumba kimwe. Ubwo none ibintu bigakontororwa ku ruhande rumwe rw'igihugu, aho bikontrorewe ntibyongera gukontororwa iyo byambutse, kuko babakozi bakorera ibihugu byombi baba bari kumwe. Aho ugeze bwa mbere baragukontorora, noneho bikarangira ugakomeza. Ibyo rero byorohereza nk'ubucuruzi. Niba buri kamwe bagomba kwibaza impapuro zose zerekana ibyo yikoreye, bakazibaza kabiri, aho kuba babikora rimwe mu mupaka uhuje, urumva ko hatakara igihe kinini. Ukaba ushobora no gusanga ku mupaka amakamyo arunze kandi bitari ngombwa. Kandi iyo bakoresha kimwe cya kabiri iki gihe mu gukorera hamwe, za kamyo ziba zagiye, ntiwigere ubona abantu bakererwa ngo bapfushe igihe ubusa, mu by'ukuri ari nako batakaza. Hari imishinga minini yo guteza imbere urwego rwa transport yo mu kirere ndetse na transport ya gari ya moshi. Igari ya moshi ni uburyo bw'ingenzi mu kwikorera ibintu byinshi cyane cyane ibicuruzwa ku giciro gitoya. Ubu rero nabyo tuzakomeza gushyiramo ingufu. Muri DPRS ya mbere twaratangiye umushinga wo kuvana gari ya moshi hano i Kigali ikagera i Dar es Salaam. Uwo mushinga tuzawukomeza. Ubu ngubu inyigo yawo yararangiye, aho tugeze turimo mu gushakisha amafaranga. Turashaka no gushyira ingufu muri gari ya moshi yaduhuza n'igihugu cya Uganda, avandi kagera Kasese muri Uganda. Hari indi gari ya moshi yagera n'ibyo bihugu nabyo bifite gahunda yo kuzivugurura. N'iyo gari ya moshi nayo tuyikomeyeho ko igomba kuzagira ibyayo bigomba kuzagira aho bigera. Icyo nshatse kuvuga ni uko tugomba gukora inyigo, tugashakisha amafaranga. Kubaka gari ya moshi birahenze, ariko muri DPRS ya kabiri tuzakomeza dukora uko dushoboye dufatanyije n'ibihugu duturanye. Urumva nkuko nakubwira ni kuva Kigali kugera Dar es Salaam, kuva Kigali kugera Kasese muri Uganda. Ni ibintu bisaba ubufatanye mpuzamahanga. Ku bijyanye na transport yo mu kirere, kuri ubu ikibuga cy'indege cya Kamembe cyongerewe ubushobozi ku buryo gishobora kugwaho indege nini. Iki kibuga ubu uburebure bwacyo bw'umuhanda w'indege ariho bitaranwe ni 1500, ariko turashaka kucyagura tukigeza nibura ku 2200, ku buryo tuzajya twakira indege nini. Ariko bitabujije ko n'indege Rwanda igiye kugura ya K500 ubu yaharandinga, ariko kugira ngo n'izindi zizaze kigomba kubakwa. Hazabanza igikorwa cyo kugira ngo icyo dufite gikorwe neza, kugira ngo n'indege zizajya zihaza zitazagira ikibazo kuko ubona gishaje. Hirya no hino mu turere tw'igihugu